Raho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga bikunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho y'uruziga ko iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cya nyacyo. A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. B, akayira k'abanyamaguru. C, aho abanyamaguru bambukira. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B, akayira k'abanyamaguru, na C, aho abanyamaguru bambukira, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Harimo 50, umuvuduko muto uba ugomba kugenderaho, ugomba kugendera munsi ya kilometero 50 mu saha. None hano harimo umunyamaguru, duhisemo ko ari ntihanyurwa n'abanyamaguru kubera ko mu birango harimo umunyamaguru. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Subiraho uyirebe cyangwa uyandikiye kuri WhatsApp, nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2, nimero zanjye mba nazibahaye. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini hehe? A, ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Uba ubujijwe guhagarara umwanya munini ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, n'ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Ushobora kuhasanga nka biriya byapa bivuga ngo ntibyemewe kuhagarara umwanya munini. Biriya byapa bibuza, kiriya kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, handitsemo P icishijemo umurongo uberetse utukura, cyangwa se aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Murabizi gutwara ikinyabiziga cyawe cyangwa guparika ikinyabiziga cyawe ahantu abanyamaguru baca ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu duhisemo D, ibisubizo byose nibyo. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Bikorerwa he? A, mu ruhande rw'iburyo gusa.
igihe cyose ni ibumoso. se iburyo iyo unyura ku nyamaswa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. abantu benshi bakunda kwica kino kibazo iyo bahisemo B, ngo igihe cyose ni ibumoso. kunyuranaho bikorerwa he? ni ibumoso. ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. birashoboka ko ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo, bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo, cyangwa se bitewe nawe n'icyerekezo uri kujyamo. niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. ariko niba kubaza ngo kunyuranaho bikorerwaho, uzamenye ko ari ibumoso. ariko niba bavuga ngo igihe cyose ni ibumoso, uvuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. dore na hano nibyo duhisemo. ndizera ko waramusamo D, ndizera ko uramutse yandika ku papuro. ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza, kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. ibihe binyabiziga? ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha biba bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiba kirimo ikintu kimeze nk'urushinge uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugendaho mu isaha, ukajya ureberamo umuvuduko uri kujya ugendaho mu isaha, kandi kikaba kiri ahantu ureba neza, kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza, kijye kikwereka umuvuduko wa nyawo. ndizera ko waramusitamo rero B, ndizera ko waramusitamo yandika ku papuro. utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. ibihe binyabiziga? ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C, ibinyabiziga ndakumirwa. D, ibisubizo byose ni ukuri. hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa nka Zambihanse na bino binyabiziga bya polisi. mubona ko bifite itara ry'ubururu riboneka mu mpande zose. ariko iyo uhisemo B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu, yego nibyo, ariko ibindi ubikuyemo, Zambihanse ubuzikuyemo. ariko iyo uvuze ngo ibinyabiziga ndakumirwa, byose ubu bishyizemo bikubiyemo ibinyabiziga bya polisi, Zambihanse ndetse n'ibindi ndakumirwa. niyo mpamvu umuntu uzahitamo B nta manota bazamuha, ariko wahitamo C, ibinyabiziga ndakumirwa, byose uzaba bivuze. niyo mpamvu bazahita baguhereza amanota yawe. ndizera ko waramusitamo rero C, ndizera ko waramusitamo yandika ku papuro. ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? icyapa gifite ishusho ya mpande 3, kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? umuhanda uzenguruka. B, igice cy'umuhanda uzenguruka. C, aho banyura bazengurutse. D, ibisubizo byose nibyo. hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, aho banyura bazengurutse. uba ugiye kugera kuri rompuwe, bayita rompuwe, hariya banyura bazengurutse. ariko kubera ko ari cyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, baba bari kukubwira ko ugiye kuhagera.
birashoboka ko ushobora no kuhaca utahazengurutse, wenda ugahita ubona undi muhanda wihita ukatiramo, ariko baba bari kukuburira ko ugiye kugera aho banyura bazengurutse. Murabizi bino byapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana, ukabibona mbere ukabanza ukagenda urwo rugendo kugira ngo ubone kugera aho bari kukubwira icyo cyago kiri. Rero ndakeka ko ramutse ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo birabujwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Kubera iki? A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B. Gukakira feri bidatuwe no kwirinda ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hani iso cy'ukuri nta kinini si A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hari ikintu ukora mu muhanda kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe biteza ambutiyaje. Gukakira feri bidatuwe no kwirinda ibyago byo biba byanga guteza n'impanuka cyangwa se n'ibyago byo kuba wabura ubuzima. Uri kugenda uri kwirukanka ukakira feri, birashoboka ko umuyobozi w'ikinyabiziga kikuri inyuma atazabona igihe gihagije cyo kugira ngo nawe ahagarare, akaba yaza agahita kugonga. Rero biba bibujijwe. Ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uretse velomoteri idafite umuyobozi kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kikura ritagaragara, iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira. Romoroki iri gukururwa ariko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kugikurura. Iyo romoroki bigomba kugaragazwa ite? A. Itara ryera riri kuri romoroki inyuma. B. Itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma. C. Itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hani igiso cy'ukuri nta kinini D. Ibisubizo byose nibyo. Romoroki ni cya gikontineri kiba kiri gukururwa, none kiri gukururwa ariko kigakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kugikurura. Hari ukuntu ibigomba kugaragazwa kugira ngo abandi baturutse inyuma baze kubona ko ihari. Ibigomba kugaragazwa n'imbere n'inyuma n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa se risa n'icunga rishije bashyira kuri romoroki inyuma, bakayishyira kuri iyo romoroki inyuma. Ndizera ko ramutse D. Ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga? A. Ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B. Ahegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. C. Inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hani igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Itara ndanganyuma ryarinda ukoresha uri kubwira umuyobozi w'ikinyabiziga kikuri inyuma ko nta kibazo imbere yakunyuraho. Murabizi kunyura naho bikorerwa ibumoso, na rya tara reba rigomba gushyirwa ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndizera ko ramutse rero A. Ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarurumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka. Iki kinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ku yahe matara? Amatara kamena bihu, aho ni kuri A. B. Amatara yo gusubira inyuma.
se A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bishatse kuvuga iki? Reba ikinyabiziga ukuntu kiba kimeze. Byibura itara rya mbere ryo kuva hasi ku butaka kugera ku itara rya mbere, byibura iryo tara riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka ikinyabiziga kidapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma. Mubona ko yo aba ari hejuru cyane. Ndizera ko waramusamo se, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, bwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789931626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iteme ridahoraho. B, umuhanda utaringaniye. C, umuhanda winjira mu kuzimu. D, ubutaka bworoshye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Ubugiye kugera mu gice cy'umuhanda kirimo ibintu by'ibinogo mujya mubibona. Ndakeka ko rero waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Kuno muhanda wa 12 mwumva ko bino byapa biba bihari, iyo muri kugendamo mwumva ko haba harimo utuntu tumeze nk'utudundo. Rero bashyiraho kiriya cyapa kiburira bakubwira ko ugiye kugera ahantu hari umuhanda utaringaniye. Kandi ibyapa biburira ubibona mbere kugira ngo uze kugera aho hantu ari icyago warushijeho kwitonda. Kibazo cya 12 kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Bazisiga irangi ry'ibara risa rite? A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B, irangi ry'umweru ngarurarumuri. C, irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hani igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ese ni kubera iki baryita ngo ni irangi ngarurarumuri? Nukuvuga ngo iyo urumuri rw'ikinyabiziga cyawe rukubiseho rihita risa nkaho ryase, bitewe n'icyo barishyiriyeho ugahita umenya icyo gushyira mu bikorwa. Nta gihe uragenda mu muhanda wenda ari nk'igihe cya nijoro, wenda ku muhanda nta matara yo ku muhanda hari, ariko urumuri rw'ikinyabiziga cyawe wagera urakubita ku cyapa ukabona icyapa kimeze nkaho cyatse, kiba gikoze ku buryo bwa ngarurarumuri. Rero na rero rangi riba rikoze gutyo, iyo urumuri rukubiseho rihita risa nkaho ryatse. Ndizera ko waramusamo rero A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Kibazo cya 13 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ikinyabiziga cyaheze mu rwondo, kugira ngo kivemo hakoreshwa ubuhe buryo? A, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya
ubunyereri. Inziga bari kuvuga ni imipine, bahita bafata imipine y'ikinyabiziga bagahita bazirikaho iminyururu irwanya ubunyereri kugira ngo ikinyabiziga cyawe kibashe kuva muri uru rwondo kiba cyahezemo. Ndizera ko waramutse mobi, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilograma 3500 niwe muvuduko: A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 75 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C muri kilometero 75 mu isaha. No muvuduko aba ari umuvuduko mwinshi, ni ku mavatiri y'ifasi. None ko azira modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Kwa biriya binyabiziga bidafite ibibuza kwiceka kubera ko ariko byakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Kuri velomoteri aba ari kilometero 50 mu isaha. Ku mapikipiki aba ari kilometero 80 mu isaha. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kubera ko muzi ko ari ibibazo bababaza kugira ngo nugerwaho uzaba ufite amakuru y'itubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujwe guhagarara kanya kanini ahakurikira: hehe? A imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, B mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hani igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uba ubujijwe guparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ntiwafata ikinyabiziga cyawe ngo ugiparike umwanya munini mu mwinjiro w'isoko, biba bibujijwe. No mu muhanda ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Uzaba uri kugenda mu muhanda n'uyu munsi ugenda urebe iyo ubonye iriya mirongo iri ku muhanda iruhande yidacagaguye uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini n'umwanya muto. Ariko iyo icagaguye waharenga ukahaparika. Rero mu gihe mu muhanda hashushanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye nabwo uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo kubera ko mu kibazo cyacu bari baduhaye ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo urenze mu nsisiro ukasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo. Bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha wagendera kuwe muvuduko. Ugeze mu nsisiro hasanze bino byapa bari kuvuga ngo hari irangira ry'imirimo mu muhanda. Bitewe n'icyo ibyo byapa babishyiriyeho wagendera kuwe muvuduko: A kilometero 70 mu isaha, B kilometero 50 mu isaha, C kilometero 40 mu isaha, D kilometero 80 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hani igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D kuri kilometero 80 mu isaha. Nuko ngo ugeze ahantu usanze hari ibyapa bikubwira ngo hari irangira ry'imirimo. Uri kubona bino byapa nka kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, gicishemo umurongo ubereretse, kiravuga ngo iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Nuko ngo ugeze ahantu aho nta kintu na kimwe ubujijwe.
rero ugendera ku muvuduko munini, ugendera kuri kilometero 80 mu isaha. Bakubwiye ko mu muhanda nta kibazo gihari, nta mirimo iri gukorwa, ugendera ku muvuduko munini kilometero 80 mu isaha. Ndizera ko uramutse mode, ndizera ko uramutse kwandika ku papuro tarabahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe, uretse ryari A agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, B gukatira ibumoso, C guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Uriya murongo ucagaguye uvuga ko umuyobozi abujijwe kurenga, kubera ko impamvu bawushyira mu muhanda bari kubwira ngo ugomba kugendera iburyo, ibumoso haragenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Ariko iyo ucagaguyeho uba wawurenga bibaye ngombwa. Wawurenga ryari? Mu gihe ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, ari byo mwita kudepasa, cyangwa ugiye guhindura icyerekezo, cyangwa se ugiye gukatira ibumoso. Ushobora guhindura kurenga uriya murongo urombeje hagati mu muhanda iyo ucagaguye. Ndizera ko uramutse mode, ndizera ko uramutse kwandika ku papuro tarabahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba kigenewe iki? A inzira y'abanyamaguru, B agahanda k'amagare, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B agahanda k'amagare, igice cy'inzira nyabagendwa. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa, n'ubundi uzumve ko bari kuvuga ngo ni igice cy'umuhanda, wumve ko kigomba kunyuramo n'ubundi n'ibinyabiziga, ariko ngo gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zicemo. Muri make icyo gice nta modoka n'imwe yacamo, rero kiba kigenewe amagare, aba ari agahanda k'amagare. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? Uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Akongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. B fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Urebye imbere ukabona nta yindi modoka yaje, wareba imbere ukabona ntabwo ari mu ikona, wareba imbere ukabona haragaragara neza, wareba nko muri metero 200 imbere yawe, wemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere uri kubona nta kibazo gihari. Bikunda kuba ari ibinyabiziga ndakumirwa. Rero ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora iki? A umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B vuza ihoni ukomeze. C gabanya nurangiza ukomeze witonze. D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko agomba guhagarara. Ntuvuga ngo uri kugenda mu muhanda utwaye ikinyabiziga, ubonye umuntu afite ya nkoni bagenda bari gukubita hasi, iriya nkoni ikunda gutwarwa na bano bantu baba batabona. Rero ikintu uba ugomba gukora uhita umenya ko ugomba guhagarara. Kuvuza ihoni ugakomeza, oya, none se ubundi umuntu yasiga ikinyabiziga? Ntabwo uvuza ihoni ngo ukomeze. Kugabanya umuvuduko nurangiza ukomeze witonze, oya. Ibisubizo byose nibyo, oya. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimubwira ngo stop, hagarara, kareka kabanza kagenda. Yamara kwambuka umuhanda ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo utamuteza ibyago. Ibyo byago aba arimo nibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndizera ko uramusamo A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ndizera ko uramusikandika ku papuro, tarawahisemo. Ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, turaza twayikwigisha. Nimero ni 0789351626 tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.